Muraho neza nanone inshuti za Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi ahantu bita Kicukiro Kagarama ku Muyange. Tugiye kwereka inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 230 y'amafaranga y'u Rwanda. Mbaza ngo inzu yacu ifite ibyumba bingahe? Ifite ibyumba 4 ndetse na toilette 3 na rooftop nziza cyane. Inzu yacu nubwo muri kona hano hameze gutya, bagiye kwashyira kaburimbo ngira ngo mubanze kugenda mubibona iyo bamaze gushyiraho utu tugravier gutya n'amakaburimbo abaye amaze kugeramo nta kindi kiba gisigaye. Nuvuga ngo inzu yacu igizwe n'ibyumba 4 toilette 3 nkuko twabibabwiye kuri miliyoni 230 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka dutemberane inzu yacu turebe ubwiza bwayo. Imodoka ni 3 zaparitse neza ndetse n'aka kajari. Inzu ni nziza kuri miliyoni 230, iyi nzu yaba iyawe. Reka dutemberane tuwereke ubwiza bw'iyi nzu. Tukigera hano murana ko duhita tugira kwa aka gaterase kagana muri salo. Ni agaterase keza, murana ko ari agaterase kanini, amatara meza cyane, plafond gypsum. Ni inzu nziza. Mbande banyerekere uyu muryango, ni umuryango wa mufura, mu miryango myiza ikomeye. Burya iyo wubakishe mufura uba wubatse inzu yawe ikomeye cyane. Ni inzu nziza rero kuri miliyoni 230, inzu yaba iyawe. Reka dutemberane mu nzu tugenda tubereka buri kandi uburyo iyi nzu iri class. Ndebera salo uburyo imeze. Salo nini cyane, murabona ko ahantu mpagaze ndetse n'ahantu cameraman ahagaze urabona ko harimo intera nini cyane. Ni salo nini cyane. Amatara meza bamunyerekere, amatara bagiye bashyira, plafond gypsum, nama plafond meza cyane ndetse n'amatara meza. Salo nini uko muri kugenda mubona ko ifite salo nini cyane. Iyi nzu uramutse uyigezeho ni V, utuzabura akavi rwose, utumereza akavi. Hanyuma twagera hano batugera muri salamanje. Uraye ifite salamanje nini nayo yisanzuye iri ukwayo. Cameraman nagenda bereka buri kandi uburyo ibintu bimeze. Ni inzu rero ikiri kubakwa, murabona ko hano bagiye gushyiramo kaka lavabo keza cyane, nuko bakibikora bagiye gushyiramo lavabo kuko cameraman ari kugenda abereka. Ni inzu nziza kuri miliyoni 230, iyi nzu yaba iyawe. Tukigera hano utugera mu gikoni cyiza cyane, cameraman ugende ubanyerekera buri kandi uburyo ibintu bimeze. Igikoni cyiza barikiye baplasa igikoni neza, warana ahantu washyiramo gas cooker ndetse n'ahantu washyira frigo, n'ahantu rwose heza cyane. Murabona ko ari ibintu byiza cyane biryoshye cyane. Twagiye rero tukiva ahangaha, urabona udutara bagiye bashyiramo udutara twiza, ahantu hose bagiye bashyiramo gypsum kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hanyuma muri iki gikoni urabona ko ifite umuryango usohoka mu bikoni byo hanze, naho turaza kuhagera. Reka tubanze tubereke mu nzu uburyo hameze, ariko naho turaza kuhagera neza cyane. Twavuye ahangaha muri ya salo ndetse na salamanje n'igikoni, tugenda no mu cya cyumba cya mbere twita icy'abashyitsi. Tukinjiyemo rero nako twinjiye muri cya cyumba cyacu kugera mureba uburyo ibintu bimeze. Ndebera iki cyumba uburyo kingana, undebere akabati bashyizemo, nurangiza undebere uburyo ifite urumuri rwo hanze, idirishya ryiza cyane ribasha kumurikira gutuma umushyitsi wacu amererwa neza bitewe n'akayaga arimo arumva. Wanyuma wandebera urugi bashyizemo, ni rwa rugi rwiza pe, urugi rwiza rwa muvura. Inzu yose bayubakishije imiryango ya muvura. Tukareba iyi toilette y'umushyitsi nziza cyane, nayo murabona ko ari ibintu byiza cyane. Cameraman igenda ubereka buri kandi inguni zose ugenda ureba n'uburyo bingana. Ni toilette nziza ndetse na douche yayo. Twava ahangaha tuza tuza noneho muri bya byumba byacu 3 bisigaye. Ni ukuvuga ngo icyumba kimwe kiri ahangaha, ndetse hano ugihera hano hari bya byumba 3 uko uri kugenda mubibona. Voilà, twaje rero duhagaze muri koridoro rero. Duhagaze muri koridoro ifite ibyumba 3 isavinga. Banyerekere iki ni icyumba cya mbere isavinga, wakibonye ya koridoro yacu. Hanyuma ukarebereka n'iki ngiki, banyerekere n'iki cyumba kindi cyawe muri ya koridoro. Tujyagaze muri ya koridoro, hanyuma bagata bisavingwa n'iyi douche na toilette byayo. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Moka byaramwe iyi nzu kuri miliyoni 230 nta gihendo kirimo. Hanyuma igatuza hano, aka karyango gasohoka ni ka karyango gasohokera mu gikari. Murabona ko ari ka karyango
gusohokera mu gikari ntabwo ari ngombwa kujya kuzenguruka muri salo, ariko ushobora gusohokera hano mu gikari ukajya mu gikari nta kibazo ufite. Twagiye no mu cyumba cya master bedroom uburyo kimeze. Duhereye ahangaha kuri master bedroom, urabona ko ya koridoro ibasha gusavinga bya byumba tuyivuyeho. Ibi ni ibyumba bibiri ndetse n'iki ngiki, no tukajya twinjira muri master bedroom. Karibu twinjirane muri master bedroom. Master bedroom ni ukuvuga ngo ni igitanda cyonyine cyemerewe kujyamo, nta kindi kintu cyemerewe kujyamo, bitewe n'uko iyi master bedroom ifite urwambariro. Reba uburyo master bedroom ingana, ni nini cyane uko kugira mubibona. Banyerekere udutara twayo, udutara twiza bagiye bayikorana, hano ko ari ibintu byiza cyane biteye amabengeza, amatara meza, plafo, gypsum ndetse n'imiryango myiza. Amasilendere waba kuri amasilendere badapfa kugura ahantu hose babonye, ni amasilendere meza ku bantu babubatse bahita babona amasilendere bashyizeho. Iyi nzu iri class nziza cyane. Hanyuma tubona ko hano hari idirishya ribasha kujya hanze ndetse n'umuryango, urabona ko hano ushobora guhita kwisohokera hanze. Reka mu kanya bazana agafunguzo bereke aka kapariko kajya hehe, kajya gaca kuri master bedroom kajya hanze. Reka rero tuva hano duhita tujya mu bwiherero bw'iyi master bedroom. Wow, tukiri muri hano duhita tureba ahangaha ko ari rwambariro nababwira, ifite urwambariro rwiza bwo kabyaramwe. Ubanze ubanyerekere uburyo ari urwambariro rwiza cyane kandi nziza cyane. Kameramani genda ubanyerekera buri kantu kandi babashe kureba ubwiza bw'inzu. $230,000 rwose ntabwo ari igihendo uramutse uguze inzu iruta kadastre ubwiza bwayo. Twavuye hano mu rwambariro tuje muri toilette yayo ndetse na douche ya master bedroom. Banyerekere uburyo bimeze byiza cyane, ikirahure cyiza ndetse n'ahantu ushobora gukarabira n'umuryango wawe muri gukaraba nta kibazo umaze kwiyuhagira. N'iyi douche nziza abona ifite na ka kantu gatuma amazi atabasha kumanuka kugira mubibona. Toilette nziza ifite na douche nziza ndetse na shower yayo, kugira ngo ni ibintu ubona bite, ndetse na ka kantu gasuku nababwiraga keza gatuma ubasha kunoza isuku neza. Kameramani igenda ubanyerekera uburyo ibintu byose bimeze. Wow, ni ibintu byiza pe, iyi nzu ni nziza cyane. Twava ahangaha noneho tugahita tujya hehe kuri ya rooftop yacu nababwiye. Reka dukomezanye kuri rooftop tugende tubereka uburyo ibintu dukomezanye. Rero uburyo uvuga ngo ka kabaliko nababwiye, murabona ko ari ka kabaliko kuri master bedroom. Murabona ko urufunguzo twarubuze ariko muri hangana, ni uvuga ngo ni akabaliko ko kuri master bedroom gafite design nziza cyane. Murabona ko ari aka design keza cyane, murabona ko ari ibintu bagiye bakora biri class. Hanyuma reka dutemberane hanyuma no hejuru kuri rooftop y'iyi nzu nziza cyane ifite view, itwereka view nziza cyane ya Kicukiro. Twazamukanye rero ya rooftop yacu, urabona ko turimo turagenda twizamuka gake gake mugenda mureba uburyo ibintu bimeze. Wowe kabyarawe, iyi nzu ni nziza, ifite aka rooftop keza ndetse na neighborhood yayo ni nta makemwa. Banyerekere neighborhood yayo ukuntu imeze, n'ahantu hubatse amazu meza cyane. Twagera hano urabona ko hari ahantu hisanzuye habasha kukwereka urimo uraganira n'umuryango wawe, ni ahantu hanini hisanzuye. Rooftop nziza yayo yisanzuye, urimo uraganira n'umuryango wawe. Mu by'ukuri iyi nzu ni nziza cyane pe. Reka rero tumanukane hasi tubereke mu gikari cyaho ukuntu hameze. Twageze muri cya gikari cyacu rero, igikari cyiza, murabona ko ndagitemberamo. Ni igikari kinini, murabona cyisanzuye, ahantu heza cyane. Toilette y'umukozi dore ngiyi, banyerekere uburyo toilette imeze ndetse n'ikigega hejuru. Kameramani ntuve hano utaberetse ko ifite ikigega kinini cyabasha kubika amazi menshi. Twavuye ahangaha tubona ko inzu y'umukozi genda banyerekera buri kantu kandi bagende bareba utuntu twose, tugenda tubereka utuntu twose ku murongo. Hanyuma ikagira indi y'umukozi nanone ahangaha, ni ukuvuga ngo ifite inzu z'abakozi ebyiri nk'uko muri kugenda mubibona. Ni inzu nziza kuri $230,000. Kameramani igenda ubereka buri kantu kandi ino nzu wabashe kwisobanukirwa. Dore wa muryango nababwiye ndi mu nzu, murabona ko ari wa muryango winjirira kuri hahandi imbere. Uramutse utabashe guca mu imbere ushobora kwicira
ahangaha. Hanyuma si ibyo gusa, duhita tuza hano noneho mu gikoni cyo hanze gifite ya mabuye cyangwa se gifite ya mashyiga y'iwacu mu Rwanda dukoresha ku nkwi, ku makara, turimo turotsa ikintu cyangwa se turimo turateka nk'ibishyimbo. Murakoze rero, hanyuma reka dukomeze tubereke uburyohe bw'iyi nzu. Nshuti bakunze rero, mudahwema kudukurikira. Iyi ni inzu turangije kubereka ya $230,000 igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse na rooftop n'amazu 2 y'abakozi, igikoni cyo hanze ndetse na douche yo hanze. Mudukurikire rero kuri YouTube channel yacu cyangwa se mutwandikire kuri nimero muri kubona muri screen, ubundi nakagaruka video zacu zo duhora tuzibagezaho ku mazu mushaka kureba. Nakagaruka, murakoze, mubibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo twubake umuryango mugari wa Rwanda Real Estate.